Hi guys, neze ko mumeze neza. Uyu munsi tugiye guteka ibiryo bya kinyarwanda. Ushobora kuba utabiherutse, wenda umaze iminsi urya imiceri, kawunga, ibiki, ariko ukaba udaherutse ibiryo nk'ibi ngibi bitetse nyine gutya. Guys, sinzi mba nyine ko nkunda ikintu tw'ibishyimbo. Rero niba ukunda ibishyimbo nawe wazatekana n'ibijumba gutya, kubinywesha amata ntabwo bibaho. Rero nari nahishije ibishyimbo, ndavuga why not ntareba ibijumba, ntareba ibijumba ubundi nkahita mbitogosanya na ya mazi y'ibishyimbo. Kubera rero nari nzi ko ndi buteke bino bijumba, nari nashyizemo amazi ajya kubaho menshi ku bishyimbo kugira ngo aze gusahuka mbone ukuntu gusamo ibijumba byanjye. Niyo mpamvu, ariko ubundi ku muntu utari bubiteke, ibyiza ntabwo ari ugushyira amazi menshi, kuko ayo mazi kuyamena rwose hari ikintu kinini kiba kigiye. Ibishyimbo nyine ntabwo biguma bifite ya sura. Ku bakunzi b'ibishyimbo biba bisa umutuku, urumva kubishyira amazi menshi cyane utari buyakenere ntabwo byaba ari byiza. Byiza no guteka ibishyimbo bigahwana na ya mazi, nturinde kuza kuyamenena. Rero kubera ko njye nayashakaga ari burengeho, nari nayarengejeho kugira ngo nteke ibijumba bize bifite umwimerere w'amazi y'ibishyimbo, amaminwa, bize bisa umutuku nyine, si bize bisa umweru. Noneho rero iki kijumba kugikata byaje kubingora abayizi, iki cyuma kigondaga, nkakomeza kugerageza nyine gukora ukuntu ndi gustragoringa, ariko byaje kurangira nyine ngikasemo kabiri. Ndabikatagura, ntabwo byari binini cyane kugira ngo umunyu uze kugera hose. Urashatse wahita ugiteramo, ariko umunyu ntabwo winjiramo imbere, sinzi. Kandi tuba dukeneyemo akunyu gake kugira ngo gakomeze kumvikana. Niyo mpamvu nagiye mbikatagura gutya. Guys, ibijumba byari bikomeye, cyakoze ibijumba bikomeye gutya nibyo byiza kuko biba bifite n'ifufu. Iyo ugitetse kiza gifite ifufu, kuba byari bikomeye mu kubikata nta kibazo. Nzafata bya bishyimbo rero mpita mbishyiramo kugira ngo byongere bitogotane. Nimba ari n'umunyu ndi bushyiremo uze kuza no mu bishyimbo kugira ngo bya biryo byacu bize kuza nyine ari ibishyimbo birimo umunyu, ari ibijumba birimo akunyu, biba biryoshye cyane. Niyo mpamvu neshyiramo ibishyimbo ngo bize kongera gutogotana. Nakomeje kugenda ngo ndebe aho bigeze, ari nako ntegura umunyu. Aho ngaho namaze kuzana umunyu, ndavuga kakiremo gakeya, si bibe umunyu mwinshi ariko bize kuba umunyu uringaniye kugira ngo bize kuryoshya ibijumba byacu. Gusa ibijumba niba utashyiramo umunyu byaryoha, ariko iyo birimo akunyu biraryoha kurushaho. Hano byari bitangiye kugenda bitogota, ndabireka ngo bize gushya, bishye bihwane. Guys, ahantu ni muhihanganire, nahakubitiraga amakara kumwe uba uri gutunganya amakara ushaka kumbabura nteka ibishyimbo, birangira utuzi tuhaguye. Mana we, hahita hasa nabi, ariko ndavuga reka nkore video nyirangize. Niyo mpamvu mbona ahantu hari gusa nabi, ariko urabona ko ibiryo byacu byo bifite isuku, biri gusa neza. Hano byari byahiye, mpita mbikuraho. Urukundo ukuntu ibijumba byahinduye ibara, amazi y'ibishyimbo bigezeho, ayo mubona ari n'amaminwa ari ku bijumba, kumwe amaminwa amera nkaho yahiye, agasa nk'atangira gukama, akagenda nyine ajya ku bijumba. Ariko umva uko mubibona gutya byari biryoshye. Jesus, nimba ukunda amata ugahita ufata nk'ibi bijumba, guys, mwe ukuntu byasaga neza. Mana we, nahise mbinywesha amata. Wayo ufite na avoka, guys, wahita udisha na avoka, ariko njye nahise nywesha amata. Avoka nayo mfite, ariko byari biryoshye. Nimba udaherutse ibiryo by'ibinyarwanda gutya, guys, nicyo gihe ngo ubiteke. Wabiteka mu myumbati byaryoha. Hari abakunda imyumbati, hari abakunda ibijumba cyane kuruta imyumbati, hari n'abakunda ibihaza. Byari biryoshye. Guys, thank you for watching, ndabakunda cyane, bye.